baratongana bamaze gutongana umugore yabwiye umugabo ati ngewe utari isilamuza nabona gurimbwa ariko bakimara gusiramura bagusiramu nzi ko noneho uzaba umugabo none ubu bwa burushaho ati ubwo burushaho ubwo bwarazamutse ugasanga wa mugani nta cyubahiro kimwe ni ikibazo gikomeye ubwo yarashatse kumubwira iki urumva nyine muraboneza amakuru imisi myinshi yego ndi God official akabari nyina wabagunga Gloria wari Gloria mwakunze mu kiganiro Isana Mitima kuri YouTube channel God official imusi tukibereye kuri Leiva Havar tufitiye rero ibintu byiza kandi bishimishije bimeze neza cyane iminsi myinshi yego cyaro kiba cyaduheranye cyaro cyaduheranye ingango ko rero byagendaga ariko biragenda muri kuturusha iki hanze ko mbona ibintu imvura yaguye mu cyaro imvura muri iyi minsi nuguhinga ibishyimbo imvura yaguye afite imirimo ngo bayigezemo nugukora hakiri kare ari ijambo njya nkunda ngo udakora ntakarye riri muri Bibiliya ngo udakora ntakarye kuri umuntu udakora ushatse muraza muramutse muturanye cyangwa se muri kumwe ariko hari n'igihe ubura icyo ukora akazi kakabura kajya gutera ikiraka ukabona wapi wagitera wagikora ati tuzaguhembeje ubundi ukwemerera ukabona burara ukongera ukaburara kandi wakoze ariko n'abakire namwe mujye mwibwiriza muhemba abantu niba mwabakoresheje uzi gukoresha umuntu warangiza ntumuhembe uzi ukuntu biryana birababaza ariko rero abatumye banarimucishamo uri ukoresheje umuntu ntumuhembe utumye ari gucishamo cyane ukabona atahiye aho ngaho ntumuhembye kiba ari ikibazo gikomeye ingango ko rero ubuzima busanzwe rumeze neza ariko ndaho pe ndashima Imana ndakubona anako nanjye official ameze neza Imana ishima kuba guhumeka tugura tugihumeka umwuka abazi Gloria ikintu cya mbere ubura kinshimisha ukubona unezerewe chance gaye nezerwa pe dukurikije ibibazo twari turimo iki arigiye bunde bizaba finale nyamubwa ati nugera mu rugo ujye wikinira akadenseri n'abana akadenesi njye nkadunda uzagura akadenesi rwose uzakagura pe ujye wikubitira akadenesi hariya si sawa se ni sawa pe mumeze neza mu rugo turaho rwose nanjye ndaho yego Imana ishimwe karagaciye muri bakunzi bacu hanyuma uyu munsi abakunzi bacu bahishiye iki cyo mbahishiye cyambere nshima Imana ko Imana ibana natwe bw'ejo nuko bukeye nshima Imana ko ari Imana itanga urubyaro kuko ari na benshi barubuze kandi nabo bakaba bashima Imana mu byiza dushima Imana no mu bibi tugashima Imana ko nshima Imana mu bintu byose nagiye ncamo iyo Imana itaza kumpa urubyaro ahari nari kujya no muri bishya nari kujya mba nagiye no muri bishya ni he n'ahantu hari umugeze nyine iyo umuntu byamucanze yitegera yihuse bisi yihuse niyo mpamvu bahise ngo ni muri bishya se muri bishya nyine n'ahantu iyo umuntu agiyemo kugira ngo azamubone ntibiba byoroshye ni danje biba birangiye hano harahari mu Rwanda se harahari aho narinzi ni kwa Kigali kwa Makuza ahandi ubwo urumva ni nka hari umuhanzi wasohoye indirimbo ngo nguramutse size najya kwa Makuza ahantu hari urugomero hari urugomero hari rw'abasaka nuguhita igenda ukajyamo ariko ibyo ntibikabeho ariko Imana yatanze urubyaro Imana yagwa urubyaro koko yatanze urubyaro ntibyagenze neza hari icyo wayishinja ubwo byari bikomeye ariko ubu ngubu ndende bankabona ibi bizagenda byoroha njye nkubwira ngo ibyiza biri imbere cyangwa ndakubwira abantu n'ibyiza biri imbere ibyo uwo munsi ibyo ikiza utabonye uwo munsi nyine gitega imbere kuko niho hari ibyiza sibyo se ati iyo ntaza kubona urubyaro ati nari kujya aho hantu ugira gutya Imana iguhereza urubyaro urabyara nukuri ndayishima ntacyo nyishinja Imana ishima nicyo babwira abandi badafite urubyaro njyewe ikintu nagira ngo mbwira abandi bagore ni abagore kubera ko usanga ngo ni abamama ahantu nasomye muri nsanga hatanditsemo umumama handitsemo umugore ubwo rero nayo mbwira abandi bagore bagenzi banjye hari nk'ukuntu umuntu ashaka akajya gushaka ashaka buryo ujya guhagura ukajya gushaka ubuzi ko bizaguhira ariko bose ntabwo ariko bahirwa bose ntabwo ariko bahirwa ugasanga aragiye nyine urugo ruramucanze aragerageje urugo ruramucanze igihe cyagera ugabona arahagurutse aragiye muri kwa kugenda rero aragenda agasiga abana cyo naje kubona cyo abana usize wasigiye umugabo
umugabo nubwo yaba yamba agerekeranya karuvate 3 nubwo yamba yambara amakota 3 nubwo yaba agenda mu modoka imeze gute ariko nta cyubahiro bafite. Baravuga ngo munsi hepfo y'umukandara nta cyubahiro kibayo. Hepfo y'umukandara nta cyubahiro kibayo. Na icyacu najya vuga ngo azanye undi ntabwo aziyuhaye uvuge ngo ndiyubashye wenda n'abana banjye ntabwo bari ibintu sindi bubereke. Hepfo y'umukandara nta cyubahiro kihaba. Ako kantu ko numva gakomeye ngo hepfo y'umukandara nta cyubahiro kihaba. Narizi ko haba hiyubashye. Nta kihaba. Nta kihaba. Ni ku mpande zose haba ku bagore nta cyubahiro kiba hepfo y'umukandara. Numvaga ari ku bagabo gusa n'abagore. Ubwo ni impande zose. Ni impande zose harimo n'abagore ubona bibashye ariko ugasanga nubwo uvuga ngo aribashye n'umugore mwiza ariko ntiyubashye. Ajya nk'imbere y'abana b'abasore arusha imyaka ntatinya kubereka ubwambure bwe. Niyo mpamvu rero hariya hepfo y'umukandara nta cyubahiro kihaba. Ni ikibazo gikomeye cyane. Usibye umuntu wenyine. Usibye ubwoba se kandi ofisho ndabigenza gute? Nyiri bwite. Nta cyubahiro kiba hari ahantu. Ariko umuntu wenyine niwe ushaka mu icyubahiro. Ariko Imana yaremye hari ahantu rero nayo rero. Sinzi. Yaduteza agatego. Yateza agatego abantu gakomeye cyane. Hari umuntu gutya umugore n'umugabo baratongana. Bamaze gutongana umugore yabwiye umugabo ati njyewe utari Islamuza nabona gurimbwa. Ariko bakimara gusiramura bagusiramunze uko noneho uzaba umugabo. None ubu bwa burushaho. Atubwa burushaho ubwo bwarazamutse ugasanga wa mugani nta cyubahiro kimwe. Ni ikibazo gikomeye. Ubwo yarashatse kumubwira iki? Urumva nyine sinzi ku cyangwa ni kwaje kwa pura byari byaranze mu nzu. Wenda ari kwaje kwa pura. Ni kwa kundi ko kugenda atarabuka hanze kugira ngo wenda abanyarwanda babyumve. None urumva hari ukuntu cyo kora aka kantu bazanye ko gushyiraho bakabya nk'itegeko buri muntu wese ngo Islamuze. Ariko nanone hari ukuntu usanga nk'umugabo azwi n'abagore muri karitsiye usanga nta wundi muntu baziranye n'abagore gusa. Inshuti nyinshi afite nk'akagize inshuti z'abagabo agira inshuti nyinshi z'abagore. Nukuvuga abagore bose agiye usanga bateranye hano bose bavuga ku bwambure bw'uwo muntu. Wareba kuko kandi wamureba mu muhanda ukabona ni umugabo mwiza wambaye ikote waziritse karuvate ariko hahandi hepfo y'umukandara ari ikibazo nta cyubahiro gihari. Nta gihari byamaze gutakara. Nibisubiraho hakiri kare. Iki gihe cyane none cyo ngira ngo mbwire ku badamu. Abadamu benshi urumva muri iki gihe ingo zimeze nabi. Ntabwo mfite pe ariko izi saha nta nurwo nifuza mu myaka yanjye ngezemo. Kubera iki? Kwa ko mba ndeba ku bandi nakwitira no kubyo nabanjirijeho. Muri iyi minsi dufite ibikomere byinshi. Dufite ibikomere kuba twarabyaranye n'abantu. Umuntu mugahirukana umwana yicara none umwana akaba afite imyaka 24 akaribwo arimo ashaka kugira gute kumenya se. Ibyo bikomere nibyo turi kumwe nabyo uyu munsi. Umwana akubwira ati nkeneye kumenya data. Kandi we mubyeyi handi ujya kuhava wahavuye hari ibikomere uhuriyeyo nabyo. Uwo ugasenga Imana imbabare umwana wanjye ntihazanya nta nubwo azanamenyana n'uriya muryango. Ukumva ko ari ibintu bizacu ukumva ko we wagikemuye. Ariko iyi saha abana dufite bari kutubaza base. Kandi twarabeze twenyine base bahari. Bagenda mu mamodoka. Nta sabuni nta barya za mayoneze barya ibiki. Urumva nta kenda nta shinge na rugero. Ukaba wowe wamara kugenda ukagenda uva mu mujyi nambari i Kigali ukajya ahantu kure mu cyaro ku buryo n'abandi bose mwe muziranye mu mujyi nta uzamenya nta uzamenya kubayeho. Nibagira n'ubwoba. Hari anigeze gusoma avuga ngo buriya ntirukora bino mu Rwanda dukoresha ngo kuboneza urubyaro. Buriya nayo biravuga ngo mubyara ngo bibyara bo ushoboye kurera. Nayo birira bivuga. Tubyare n'ubyaro byara ushoboye kugira ute kurera. We navuga ati ikosa nakoze runaka. Reka nsimbuke ndebe uko bimeze. Ngo mwana atazamfata nk'ikigwari. Wabazi ko wanapfuye. Abantu batagarutse barapfuye Imana ishimwe. Ariko nanyago mubwe aho ari yumve ko umva turacyamwe kumukabazima turahari. Turahari kandi ntitwapfuye. Ariko yigaye. Twarashonje ntitwapfuye. Muracyariho kandi mumeze neza. Twabuze imyenda yo kwambara ariko ntabwo twambaye ubusa ngo duswe twambaye ubusa ko twavutse. Turacyashima Imana. Yego. Wari ukiri gutanga inama ku badamu. Nari gutanga inama ku badamu rero. Nambo hagurutse uvuga ngo ndahagurutse. Hagurukana umwana wawe umujyane. Kuko abagabo nta rukundo rw'abana bagira. Usibye kumenya ngo umwana yari umuceri. Umwana yanyweye igikoma. Ariko nta mugabo wavuga ngo muramba waramutanya abana bavuga ngo abana bambaye ubusa.
ubusa buriya umugore niwe umenya ngo abana bambaye ubusa akabwira umugabo ati ariko rero nubwo bimeze gutya abana nta myenda bafite yo kwambara ni ukuvuga ngo wenda agapanga amavuga ati akira amafaranga yo kugura abana imyenda ariko nta mugabo apfa kuvuga ngo umwana yambaye ubusa atamugiye imbere ngo abimubwire anagira ngo nibwira abadamu namba hagurukana umwana wawe akaba nk'ukuntu nanone umugabo agutoteza arimo abagabo bagifite iyo myumvire ya kera akumva yuko namba mfite na diplome mugomba kwicara akaba ari ugutunga ugasanga arashaka kugutoteza ujye umusaba amavuta ujye umusaba iki reka mbabwire hagurukana umwana wawe uwo mugabo uzahaguruka ugende nugera hari imbere abagabo barahari benshi pe uzahasanga abagabo ariko ushobora kugera ntuhasanga urubyaro niyo mpamvu rero muri bwa buzima bwawe fata umwana wawe umwiziriko mushyire ku mugongo ugasanga umugore abyaye abana babiri umukobwa n'umuhungu afashe umuhungu niwe ajyanye asize umukobwa ese umukobwa umusigende ni ikibazo gikomeye ko ntabwo basambanye abana n'abandi bose ko basambanye n'abana babyaye namba utwaye abana bahagurukane bose ubajyane none ntibagishaka abantu bakuze barashaka utwana abana batoya ugende wizirikweho ikintu cyatumye mvuga ngo niziritseho abana banjye kandi niziritseho umwana nari nkiri mutoya nanjye nakuze ntazi urukundo rw'umubyeyi w'umudamu nakuze ngewe njya kumenya ko mfite mama namumenye jenoside ihitiwe ariko nkakura nsanga mfite umubyeyi witwa nyogokuru na papa nyogokuru niwe nari nzi ko ari mama yatubyara turi abana bane sinzi icyo yapfuye na data kandi data nabonye yapfuye muri jenoside data yakiri mutoya pe yakiri mutoya kose ngeze mbona umuntu wenda uzango avuge ngo data yamuteye inda cyangwa ngo mbone data akurana n'abandi bagore abazana hoya icyo gisige nkimubonaho papa yadushyize nyogokuru yaratureze atorera nk'umubyeyi ngiye nkora nzi ko nyogokuru ari we mubyeyi wacu tubyara jenoside iba nyogokuru aragenda na papa aragenda n'abasaza banjye babiri mama namumenye ahita urumva nta rukundo nigeze mugira nka mama n'uyo ntekereje nkatekereza ukuntu twabe nibuka nyogokuru ntabwo nibuka mama ariko ndavuga ngo urukundo mama wenda atashoboye kumpa nk'umubyeyi ngo tubane nzaruha umwana wanjye kazi nibwereka umwana wanjye niyo mpamvu niziritse umwana wanjye rero aho nagenda ndaraga ku mihanda ndarahe ku mihanda si uko nari mbuza bagombaga kundera ngo bampe uburere bwa kibyeyi aribo bagombaga kuturera aribo badusigaranye ntarwo bampaye rero ariko urwo batampaye nagombaga kuri umwana wanjye nkamwereka urukundo simusige hari impamvu nyinshi zari gutuma ngenda nkamurambika ku marembo yo kwase ariko icyo kintu nticyabayeho iyi samba wenda mbavuga nabona umwana abane umwana wanjye nanjye bangana gutya ariko reka nkubwire iyi saha abadamu impuhwe za kibyeyi zarabuze urareba wareba ugasanga umugore afite abana bangahe batatu wenda biwabo atwaye inda igeze mu mezi 7 ayikuyemo yayikuramo ikavamo ari umwana ese ko ufite babandi icyo wagawe cyo abandi barya wundi ntiyari kuzakirya yakirya impuhwe za kibyeyi zirabuze none hakorwa iki abantu bakimeze gutyo ubwo none kivuga ukuntu abantu none bagenda batera amada hanze hajeho iyi ntuza yo kuringaniza urubyaro ntabyo nigeze nkora hajeho iyi system yo kuringaniza urubyaro ugasanga umugabo abwiye umugore ati nambabyanye abana batatu uti nujya kubyara undi mwana wa kane uzamujyana iwanyu umugore ntagende ntaringaniza urubyaro none wa mugabo kugira ngo ye gutera indiwe akagenda yirwa zitera abana b'abandi atazagira n'icyo amarira babana yanze kubyara mu rugo rwe agiye kubabyara hanze ngiye mba numva icyo kintu sinzi uko kimeze namba nabo babaha kuringaniza urubyaro ku itegeko kugira ngo kugenda bangiza abana simbizi sinzi ngaho nguko rero Gloria ati abagabo nabo mu baringaniza urubyaro baringaniza urubyaro batera abana amada rwose simbizi baringaniza urubyaro n'abazabaringaniza urubyaro pe birakabije byarakubabaje byarambabaje ngiye n'ukuntu nubwo ndi guseka ariko birababaje dore ngewe mbyara umwana wa mbere nabuze n'umuntu w'umubyeyi n'umwambwa ati wa mwana we rero dore uri umwana dore n'ukuntu ugenda utagira ahuba wenda babigenza gutya arenganiza urubyaro ntawigeze abimbwira ariko ubu ngubu ni ibintu leta yashyizeho umuntu agomba gukora ni systeme leta yashyizeho none se abagabo rwenda bakomeza batera abantu amada kandi umwana yabwiye ati wanenda ati ndakwiyamye ubwo leta n'ibyumve ikurikiza amabwiriza n'ikivuzo cyawe ntabwo bashaka gutera amada kandi uko batera amada niko n'ibirwara bigenda byiyongera ubwenge rwose ibintu bayinkoze babinkoze nkiri umwana bazambaye umuntu rwose twebwe navuga nk'iki byari bitaraza zari buzari zitari zaza hayo uca ko batari ko ngewe kuki bataje mbere ubu rero none ukuri ukuntu umwana atwite iki none ubu rero nabonye hari ifu y'igikoma bajya babaha rero umuntu wese ubyaye bamije twebwe twabyaye nta na rutuku tubona yo kunywa itagira n'isukari byari bikomeye hanyuma turi ku musozo w'ikiganiro dusa n'abagana ku kiganiro kiraryoshye ntabwo twakirangiza ndizere ko ubutaha tuzagicuma
tuzagicumbukura dukomerezeho tuzagicumbukura ni iki twabwira abo bantu bameze gutyo abadamu se abadamu badashaka gufata abana babo ntazo mfite pe njye mbabwiza ukuri ntarwo mfite ako nambona ufite ukumva ufite gahunda yo kugwa muri urwo rugo wivuga yenda ngo umugabo wenda ngo aranciye inyuma ngo reka nkubwire nubwo yaba yuwe yumva nta ikintu cyose ku muri we acyuruje reka nkubwire ga nashaka wenda ikisi wenda urugomero rwa wasaka riba rubarizwiwe urushinge rwa wasaka risaho rurimo neza iwe nyine ni hahandi umugabo yashatse kuguca inyuma aragenda nubwo wamuha ibivuye hehe mwihorera agende ako icyo nzi cyo kugira ngo imodoka zose ziragenda kuzigira aho zitaha aragenda katakate ariko yongera agaruke hahandi yo kwivumura ngo ndarusenya naruvamo harajya mu nda naba yaguhahiye irya namba yaguhaye icyo kunywa inywa kubera ko hari abandi bigeze kuzibamo kandi bo nta n'ikintu banabona urumva kwihangana gusa umuntu njye navuze umuntu niwe yifatira umwanzuro njye gufata umwanzuro nta mama nari mfite nta n'umuntu umwe ne kugisha inama njye nifatiye umwanzuro njye nyine ku giti cyane ngo reka njye gufonda ubundi buzima n'abana banjye yego ndumva gahunda ariyo ngayo ngoko rero munyemere byibuze nanjye nze duhinira ahangaha twibere kuri live havare gerageza usubikire kuri live havare ukande subscribe tuzasubira ubutaha turi kuri live havare